Mbere y'uko dutangira iki kiganiro cy'uyu munsi ndashaka kugira ngo umenye ibi bintu bibiri ubikipinge muri mind. Ikintu cya mbere ni uko ugomba kumenya yuko amagambo ari ubusa cyangwa se amagambo ntacyo avuze. Umunyarwanda niwe wavuze ngo burya umuntu yakubaka etaje mu magambo, umunwa wakubaka etaje. Ariko ikindi kintu cya kabiri ugomba kumenya ni uko burya ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ibikorwa nibyo bigomba kwivugira. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bikwereka yuko umukobwa mukundana agukunda by'ukuri. Ikiganiro cyo ni ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ibyo bintu bitanu bikwereka yuko umukobwa mukundana agukunda by'ukuri. Brothers, reka tube honest. Buriya abasore benshi bibwira yuko iyo umukobwa akwandikiye ngo I miss you, I love you, I admire you, I adore you, I what and what, ibintu nk'ibyo tugambo nk'utwo turaho dusa naho turyoshye. Buriya turiya tugambo twose it's like nothing, ni ubusa rwose, ni ubusa, kuko buriya abakobwa ukuntu bateye ayo ni amagambo babwira umuntu uwo ari we wese bashatse. Ariko ikintu ugomba kumenyera yuko umukobwa mukundana agukunda by'ukuri ni ibi bintu bitanu ngiye kukubwira. Ibi bintu bitanu nubicekinga ugasanga abyujuje, uzamenye yuko uwawe muri kumwe. Nk'uko nabivuze rero, amagambo ni ubusa cyangwa se ni umuyaga, ariko ibikorwa nibyo byivugira. Uyu munsi rero ngiye guhera akantu ku kandi, cyangwa se ibyo bintu bitanu ngiye kubivuga mvuga kimwe ku kindi, ubundi nkubwire neza ibintu bitanu umukobwa ukunda by'ukuri akora cyangwa se akorera umusore akunda. Apana kumukunda by'inshuti, apana kumukunda mugiriye impuhwe cyangwa se mu bundi buryo, ahubwo urukundo rwa nyarwo. Hari abasore b'iki gihe bajya bavuga ngo nta rukundo rwa nyarwo rugihari, ariko for sure urukundo rwa nyarwo rurahari, ahubwo impamvu ubona yuko ntarwo ni uko ntarwo ufite. Buriya rero reka tubyinjiremo rero tudatinze. Nuramuka rero ubonye ibi bintu bitanu ngiye kukubwira, umenye yuko ufite umukobwa wa nyawe cyangwa se uri kumwe n'urukundo rwawe rwa nyarwo. Ikintu cya mbere rero kikwereka yuko umukobwa muri kumwe cyangwa se umukobwa mukundana agukunda bya nyabyo, ni uko uzabona agukunda kandi akwitaho atarinze yabisabwa cyangwa se utarinze wabimusaba. Hari uburyo nyine uba ushobora kubimusaba just akabikora ari nko kwikiza, ariko wa mukobwa wibwiriza akakwitaho, akagukunda nyine just nawe ukabibona yuko agukunda bya nyabyo, ariko nyine utarinze wabimubwiriza. Buriya muri kamere y'abakobwa, umukobwa uri mu rukundo ahita atangira kuba silent, take care cyangwa se caretaker. Ahangaha rero icyo biba bivuze ni ukuvuga ngo atangira kuba wa mukobwa utangira kukwitaho utarinze wabimusaba, atangira kukwitaho utarinze wabimusaba, just atari uko abona yuko nyine ubikeneye, ahubwo kuko we muri we indani mu mutima we yumva nyine hari ikintu kiri kumuhatira kubikora. We muri we aba yumva yuko ashaka kubona watsinda. Uwo mukobwa rero ubona yuko akwifuriza intsinzi muri buri kimwe ukora, uwo mukobwa ujya umenya yuko burya agukunda bya nyabyo. Ikindi, wa mukobwa ushobora kubona yuko unaniwe mbere yuko nawe ubwawe ubivuga, icyo gihe buriya uwo mukobwa aba yaratangiye kumenya nyine kukureba byonyine, akaba yagira ute, yagesinga cyangwa se yatekereza ku kintu cyangwa se ku buryo umeze. Ikindi, uyu mukobwa agerageza agakoresha uburyo bwose ashaka kumenya yuko wariye, ese wariye, ese wiyitayeho, nyine aba ashaka kumenya nyine buri kantu kuri wowe, ashaka kumenya ukuntu umeze, ukuntu uhagaze. Ikindi, uba usanga yibuka inshuro, uburyo nyine bwose mwagiye muhura, inshuro mwahuye, aho mwahuriye, ibyo mwakoze igihe mwahuye, uba usanga akenshi yarabikipinze muri mind, nyine agenda abyibuka cyane. Ikindi, uyu mukobwa agenda akwigaragariza mu tuntu dutoya kandi mu buryo bucecetse, nyine atari
butari uburyo bwasamye cyangwa se bwo hejuru bwo mu rusaku nyine, abikora nyine mu buryo butuje. Ikindi buriya reka nkubwize ukuri, ibi bintu ntabwo nyine aho kuvuga ngo ni inshingano ze cyangwa se inshingano z'igitsina runaka, ahubwo nyine ni uko nyine muri we aba abyiyumvamo, apana kumva yuko nyine ari uko ari inshingano ze, ahubwo abikora bitewe n'amarangamutima ye nyine aba agufitiye. Ikindi umukobwa ntabwo ashobora nyine guhagarika inzira ze yari afite, nk'ubu urugero nyine akaba yifitiye izindi nzira ari gucamo runaka, ngo azihagarike bitewe n'uko ngo ari kugira ngo akundane n'umusore runaka, atabanje gucekinga ko uwo musore bari kumwe neza nyine, cyangwa se atari shuwa neza ko uwo musore amukunda cyangwa se bari kumwe. Rero kugira ngo umukobwa akwiye n'ubundi agukunde bya nyabyo, ni uko nyine aba abona yuko nawe uri interested cyane muri we, cyangwa se abona yuko wamwitaho. Ikindi ntabwo nyine ari uko aba adafitemo andi mahitamo menshi, ahubwo nyine agerageza kwitandukanya na ba bandi, atangira kugira ute kugenda abacikaho, abavaho. Ba basore bandi bagendanaga ukabona ntabwo ari interested nabo, ntabwo abitayeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo buriya mu by'ukuri biba bigaragaza yuko uwo mukobwa agukunda by'ukuri. Reka tuve ku kintu cya mbere, reka tujye ku cya kabiri tudatinze cyane. Ikintu cya kabiri rero, atangira kuba emotional exclusive, cyangwa se atangira kwegeza ku ruhande ba bandi nyine b'abasore bandi bamutereta cyangwa se bamushaka cyangwa se bagenda bamusanganira. Abo basore atangira kugenda abashira ku ruhande. Iki kintu ushobora kumva ko ari ikintu kiri aho, ariko buri iki kintu ni ikintu gifite imbaraga cyane. Nubona umukobwa mukundana yatangiye guca amazi abandi basore bo ku ruhande, yatangiye kutabitaho cyangwa se kubashira ku ruhande, ku ibintu nk'ibyo nyine, icyo gihe uzamenye yuko uwo mukobwa burya yamaze kugwamo cyangwa se yamaze kugukunda bya nyabyo. Mbere buriya ikintu gihari, mbere y'uko umukobwa ajya muri relationship cyangwa se mbere y'uko relationship yawe nawe igaragara, umukobwa aba yararangije gutangira gusunika abagabo cyangwa se abandi basore bo ku ruhande bashaka kugenda baza bamwegereza, kuko umukobwa buriya afata umwanzuro wo gukundana nawe by'ukuri yamaze kukugenzura, abona yuko hari icyo urusha abandi bose baza bamusanga. Ikindi atangira nyine guhagarika ibintu bimuhuza nyine n'andi mahitamo cyangwa se bimuhuza n'abandi basore baza bamushaka. Ikindi atangira kwirinda situation cyangwa se ibintu bishobora gutuma habaho gusuzugurwa hagati yanyu. Ibyo bintu atangira kugenda abigendera kure, atari uko nyine abona nyine ubikeneye cyangwa se ubyifuza, ahubwo nyine mu bitekerezo bye aba yararangije kwisetingamo ko uri umugabo we, cyangwa se muri we aba yarangije kukwakira nk'umugabo we. We nta nubwo aba akigufata nk'umusheri cyangwa se nk'inshuti iri aho, ahubwo aba yararangije kugufata nk'umugabo we. Uyu mukobwa utundi tuntu tugenda tumuranga, atangira kuba kwahita nyine online, atangira kugenda avuga make online, cyangwa se atangira kugenda asa n'utuzamo gakeya gake online. Ikindi aba ashaka kugenda afata ibintu byanyu ashaka kubigira private, nyine atangira kugenda asa n'aho ashaka nyine kugira ngo ibintu bimwe hagati yawe nawe nyine bigende biba private. Katujye ku kintu cya gatatu tudatinze. Ikintu cya gatatu kigaragaza yuko umukobwa mukundana gukunda bya nyabyo cyangwa se by'ukuri, ni uko atangira kugira ute kwakira cyangwa se kwisanisha n'isi urimo cyangwa se n'isi agusanzemo, ariko adataye cyangwa se adatakaje imico ye cyangwa se adatakaje uwo ari we. Umukobwa uri mu rukundo bya nyabyo cyangwa se umukobwa ugukunda bya nyabyo, ntabwo ashaka kugerageza ngo akudomine cyangwa se
ashaka kugerageza kugira ngo akuganze mu rukundo rwawe nawe. N'ubundi aba azi neza yuko akwiriye kukubaha cyangwa se akwiriye kugufata neza nk'umutware we cyangwa se nk'umugabo we. Ikindi, ntabwo aza agerageza gushaka cyangwa se kugabanya intego zawe cyangwa se gutuma intego zawe nyine zicikamo intege. Ntabwo aza ashaka gukora ibyo bintu, nubwo abigerageza. Ikindi, ntabwo agerageza gushaka guhangana cyangwa se gukompeta n'intego zawe cyangwa se n'intumbero zawe. Ikindi, atangira kwiga ritime yawe cyangwa se injyana uriho. Ikindi, arakubaha uko waba uri kose. Ikindi, asapotinga inzozi zawe adashatse kuzangiriza, ahubwo agerageza gushaka uburyo bwose yasapotinga intego zawe. Uyu mukobwa ikintu akora, aza yagura ibintu cyangwa se aza ashaka uburyo ibintu byagerwaho, apana kugira ngo ashake uburyo ibintu byavaho cyangwa se aho kwangiriza ibintu, ahubwo ashaka uburyo bwose yagufasha nyine kugera kuri bya bintu cyangwa se kuri za ntego wihaye. Ikindi, ntabwo uyu mukobwa aba ari ukubera urukundo rw'ubusazi cyangwa se just urukundo rw'ubusazi, ahubwo nyine aba abifata nka partnership, aba abifata nk'aho nyine musharinga nyine ibintu cyangwa se mufatikanya. Ntabwo aba abikora nyine mu buryo bw'ubusazi cyangwa se nk'urukundo rw'ubusazi nyine, ahubwo aba abikora nka partnership nyine, nko gufasha umufasha we nyine kameme nyine we aba yibara nk'aho ari umufasha wawe. Ikintu cya kane rero, mu bintu bigaragaza yuko umukobwa mukundana agukunda by'ukuri, atangira kubona nyine igihe abonye umwijima wawe cyangwa se intege nke zawe cyangwa se umwijima wawe cyangwa se inenge zawe, arahaguma, ntabwo nyine ahita agenda. Buriya iki kintu gishobora no kuba tesiti ya nyayo cyangwa se imbarutso ya nyayo kumenya yuko umukobwa koko agukunda. Niba ugeze muri situwasiyo itari nziza, umukobwa mukundana ntagenda, ahubwo agashaka uburyo yagufasha muri iyo situwasiyo kugira ngo uyivemo, uzamenye ko uwo mukobwa mu by'ukuri ko agukunda. Kuko umukobwa ufite ikintu agushakaho, utagenzwa n'urukundo rwa nyarwo, iyo ugeze mu kibazo nyine, iyo ugeze muri situwasiyo itari nziza, atangira kukugendera kure, agenda akugendera kure nyine, ku buryo nyine nawe uhita ubona yuko burya koko atagukunda. Ikintu gihari rero ni uko uyu mukobwa ashobora kukubona uri broken nyine cyangwa se ukennye nyine. Just hari igihe, urabizi ko umuntu ntabwo ahora muri state imwe, ntahora mu gihe kimwe. Hari igihe uba ufite amafaranga, hari n'igihe kigera just ukaba broke cyangwa se nyine ukabaho nta mafaranga ufite. Icyo gihe rero ntabwo nyine aguhunga, ahubwo nyine agira ute, akuba hafi. Ikindi ni uko kabone nubwo waba uri muri cya gihe wumva unaniwe, uri tired, uri gushidikanya, uri doubtful, ikindi uri mu buribwe, icyo gihe nicyo gihe cyiza aba abonye cyo kugira ngo nawe akugaragarize yuko agukunda ndetse akwitaho. Abantu benshi bakunda nyine status nziza z'abantu nyine. Abakobwa benshi baza bagukurikiye bya bindi byiza ufite, ariko wa mukobwa wa nyawe ugukunda bya nyabyo we azicarana nawe no muri cya gihe uri in silent room, igihe uzaba uri ahantu hacecekerwa nyine, cyangwa se igihe uzaba uri muri kondisiyo nawe ubona ko atari nziza. Ikindi kizakugaragariza yuko uyu mukobwa agukunda bya nyabyo, ni uko muri cya gihe uzaba uri mu makuba cyangwa se uri muri situation itari nziza, iki gihe uyu mukobwa azakumva. Ikindi, ntabwo azigera agerageza gukoresha uburibwe bwawe nk'intwaro kugira ngo nyine agutsikamire.
ikindi no mu gihe kizaza ntabwo azigera akoresha uburibwe wigeze gucamo ngo abifate nk'intwaro ashobora gukoresha kugira ngo aguce intege cyangwa se ikindi ashobora kugucaringa cyangwa se ashobora kuguhereza ibitekerezo ariko ataguteye isoni. Uyu mukobwa mu gihe uri muri situation azaza gucaringinga nyine aguhata nyine ibibazo, aguha ibibazo ariko mu buryo buri respectful, nyine mu buryo bwubashye, atagusebya nyine. Ikindi ntabwo azigera agerageza kukugaragariza yuko agufitiye impuhwe cyangwa se uteye impuhwe, ahubwo azakomeza kukubaha ndetse cyane no muri cya gihe uri muri ya situation itari nziza, kubera ko kukubaha cyangwa se kukubaha cyangwa se kuguhesha agaciro aba yarabigize nk'indahiro cyangwa se nk'intego. Ikindi kandi aba yarisetinzemo ko agomba kukugirira icyizere, kuko ku babizi murabizi neza yuko buriya icyizere kiri mu kintu cya mbere kigaragaza nyine cyangwa se gikomeza relationship cyangwa se umubano hagati y'umukobwa n'umuhungu. Ikindi ari cyo cya nyuma cya gatanu ni uko uyu mukobwa azaguhitamo by'iteka cyangwa se azaguhitamo buri gihe, ntabwo azigera nyine agushidikanyaho cyangwa se yumva uko atagakwiriye kuguhitamo kandi yari yaramaze kuguhitamo. Uyu mukobwa uzahora uri amahitamo ye. Buriya ikintu gihari ni uko urukundo ntabwo rusakuza, ahubwo urukundo ruhoraho, just urukundo ruhoraho, ntabwo rusakuza nyine. Ntabwo buriya urukundo ruri loud cyangwa se rusakuza cyane rwo hejuru kuriya, ugasanga abantu barakundana, karitsiye yose irabizi, nyine ugasanga abantu bose barabizi, mwirirwa mushyirana ku mastatasi iki n'ibiki, abantu bose bazi yuko mukundana. Buriya ntabwo biriya ari byo bigaragaza abantu bakundana, biriya nta nubwo ari byo biramba, buriya ruriya rukundo rurangira vuba, ikindi kandi bikarangira bashwanye nabi. Rero urukundo rwa nyarwo ruba ruri silent, ikindi kandi rukaba ruri consistent. Ikindi uyu mukobwa nyine uba waraguhisemo cyangwa se ugukunda bya nyabyo, agerageza gushaka nyine n'uburyo yagushimisha cyangwa se agerageza gushaka uburyo nyine wakwishima n'igihe uri muri modu itari nziza. Iki gihe uyu mukobwa akoresha ibishoboka byose kugira ngo arebe ko nyine wava muri iyo modu itari nziza ukishima nyine nk'umuntu ufite umuntu umwitaho. Ikindi ni uko igihe nyine bituje cyangwa se igihe utari muri kondisiyo nziza, ibyo byose agerageza gushaka uburyo wabisohokamo, kuko nyine kuri we aba ashaka kugira ngo abone uhora wishimye cyangwa se uhora watsinze. Buriya ikintu gihari, umuntu uwo ari we wese ashobora kugukunda mu gihe ibintu byoroshye, ariko umukobwa uzahitamo kugumana nawe mu gihe uri mu bihe bitakoroheye cyangwa se muri life ya nyayo, brother, uzamenye yuko uwo mukobwa rwose ari uwo udakwiriye kujya gushakira ahandi. So ndabakunda cyane, ikiganiro cyo ni ijambo ry'umunsi, kanda like kuri iyi video kugira ngo igere no ku bandi benshi.